kubona mbona ndatwite ngiye kubyara mbyara impanga. Ntabwo nazibyaye neza ko icyo gihe nabayeho mu buzima bubi, nabwo ntwite izo mpanga. Ubwo nkagira ngo wenda n'inyamaswa indimo mu nda, kuko sinari nzi uko babyara impanga cyangwa batwita impanga. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro. Aho neza. Muraho. Makuru ni meza. Twanyura ntuyahawe Jacqueline. Ntuye mu mudugudu wa Rwino. Umurenge ni Mukura, akagari ni Rango A. Hanyuma ko tugusanze aha ngaha se wakora iki? Hano mbandi ni ahantu nyine nafashe akazi ko kugira ngo mbone imibereho yo gushaka kwibeshaho. Ufite umugabo? Umugabo ndamufite ariko nawe ni umukene. Hanyuma ubuzima bumeze bute? Ubuzima turimo nyine ni uguhaha nta kundi. Kandi no kuba ntaho kuba tugira. Ni kugenda ducumbika nyine, uyu munsi tukaba naraye aha navuye aha, aho tubarijwe uyu munsi ejo siho wadusanga. Byagenze gute se kugira ngo ubuzima bugende buryo? Ni ukubera imibereho mibi naho twari dutuye, nta sambu twari dufite, n'ubundi mbese twabagaho ku buryo bwo guca inshuro. Ubwo rero tubona ubuzima dufite ni bubi, turavuga ati twitembereye tukigendera ahari wenda aho twagira ubuzima bwiza. Ndagira ngo ntangire ukuntu byagenze kugira ngo uhure n'umugabo wawe kugira naho ubuzima bwanga. Nyine twarashakanye turi bato. Ubwo rero turabyara, aho iwacu twahavuye tubyaye 3. Ubu ngubu dufite imbyaro 5. Ku mbyaro ya 5 twabyaye impanga. Ubwo rero noneho kugira ngo duhaguruke tuze, nuko twari mu buzima bubi, noneho umuntu akarwara, ahantu twari turi n'ahantu ku Kanyaru hepfo ku Rufunzo. Ubwo tukabaho nabi mbese ku buryo duca inshuro, umuntu yanarwara ntabone ubwishingizi bwo kwivuza, ku buryo byageragaho bakadushyira no mu cyiciro cya mbere. Ubwo noneho umugabo kubera we yari afite imbaraga, aravuga ati ubu dutembereye twagera ahantu tukaba twakora n'amafaranga, tukaba twagura n'agasambu tukabasha kwibeshaho. Ariko tuhamaze imyaka 10 inaha muri Mukura, ariko n'ubundi ntabwo turabasha kuba twakwigurira ku gasambu kubera guhaha no kwishyura inzu, mbese ibintu nk'ibyo. Umugabo mwamenyanye gute kugira ngo mutangire gupanga gahunda zo kubaka? Twari nk'abaturanyi. Yaratuye hafi y'iwacu, umurenge n'umwe, mbese ni umurenge wa Mukindo, ariko utugari ntabwo ari tumwe. Ni mu kagari ka Joma, iwe ni mu kagari ka Nyabiryo, mu mudugudu wa Nyabiryo, akagari ka Mukiza. Ubwo rero kubera twasenganaga, twaje kumenyana kubera twari abakristo. Ubwo turisungana rero turashakana. Twasengeraga mu baprotestani. Twari n'abaririmbyi. Ubwo turisungana turashakana, ntabwo twarebye ku bukene dufite, nuko turashakana. Twarasezeranye. Twasezeraniye mu rusengero, aho tugereye inaha niho twasezeraniye mu rusengero rw'inkuru nziza. Hanyuma abakristo ko bafashanya byaje kugenda gute kugira ngo, cyangwa mwaje kuva mu bukristo ntimugisenga? Oya, gusenga inkuru nziza aho iwacu yahise ireka gusenga, ubu ahantu nsengera ni mu Bamedodiste. Niho sigaye isengera kugira ngo ndebe ko nakomeza kubona inkunga yo kubasha kwihangana mu buzima ndimo bubi. Mwaje kuva aho mwabaga mbere kubera iki? Aho twari turi ni ubukene twari turimo bukabije cyane, kandi nta bufasha bwabashaga kutugeraho. Ku bantu mbese bafasha kuriya, bafasha akarere runaka cyangwa bagafasha umurenge runaka, ubwo twebwe ubufasha ntibwatugeragaho, ko ahantu twari turi hari ahantu habi cyane, hari no muri ntuye nabi. Birangije rero ikintu cyaje kuhadukura, baje kuza kutubwira ngo nitujye kubaka mu midugudu, kandi twebwe nta sambu twari dufite y'ingurane. Ubwo rero duhitamo turasenya, turagena. Abandi bose bari batuye aho hantu bo barasenye bajya ahandi mu midugudu, twebwe duhitamo
tuvuga ati have dutembere wenda twazagira natwe aho tuba, aho hantu nitwe twari tuhasigaye twenyine. mujya gusezerana se ntawe yari yarubatse? Oya, twari turi mu icumbi nyine, babikoze kugira ngo wenda tutazapfana icyaha. Ninde wabagira inama yo kubikora gutya? Kutugira inama ni umupasiteri watuyoboraga nyine, niwe watugiriye inama, kubera n'ubundi twaraje dukomeza agakiza tukajya dusenga. Ubwo rero ahitamo gukomeza gutunga, aribaza ati ese nzakomeza ntunga abantu batafite isezerano kandi mbona bafite ubushake mu by'Imana? Ubwo rero noneho atugira inama yo kugira ngo badusezeranye, ubundi badusezeranya gutyo. Muri uko gusezerana baradufashije ku buryo bwose bushoboka, ubundi tubasha gukora ubukwe. Ubwo rero mu nyuma ubukene bwaje gukomeza, ariko kuko nawe nta bushobozi yari afite bwo kuba yavuga ati aba bantu ndabatunga gutya, cyangwa se mbaho icyababeshaho, cyangwa se mbakorera ubuvugizi babe babona umuntu runaka wabasha kubafasha. Ubwo rero twebwe nyine tukomeza gutyo muri ubwo buzima. Hanyuma mugeze gutya murimutse? Twarimutse, ubu ngubu nyine aho turi ubu tutuye aho ngaho Rwinuma, ariko naho n'inzu twari turimo nayo ubu twarayisohotse, turi hanze, ntituranabona n'amafaranga yo kwishyura. Mbega ubu twabashije gushaka irindi cumbi turi buraremo uno munsi. Twamubwiye ati wihangane, wenda hariya ndi gukora akazi, ningira udufaranga nahatoragura ndamara iminsi ntwegeranya, wenda no kurya mbyihorere, ubundi nzabanze nishyura inzu. Umugabo akora iki kibatunga buri munsi? Umugabo icyakora ni uguca inshuro y'isuka nyine yo guhinga, ahageze umuntu yamuha akaraka abashije gukora akagakora, kuko nawe arashaje. Mbese si ugusaza, wenda ni imiruho kubera ubuzima bw'iyi minsi. Nawe ntashaje cyane ku buryo yananirwa kuba yaca inshuro, ariko kubera n'ubuzima bubi n'iyi korona yituyemo tukabura n'aho duhaha, umuntu ntabone uko agenda, ubwo nicyo cyabiteye. Ugeze kumbwira ko ufite impanga n'abandi bana, kubera iki ubuzima butagenze neza kandi ugakomeza kubyara kugira naho byari impanga? Nyine kubyara, ubundi nari mfite abana batatu, ariko muri abo bana batatu ubundi nari mbyaye imbyaro, nari maze kugira imbyaro 5. Noneho ngize imbyaro 5, ubwo abana 2 barapfa. Abana 2 bapfuye rero, hapfuye uwa mbere hapfa n'uwa gatatu. Noneho rero uwa gatatu abana bamaze gupfa, ubwo ndavuga nti aba bana nsigarana abana 2. Ndavuga nti aba bana wenda Imana nidukuriza aba ngaba tuzarera aba. Noneho birangije rero aho tugereye inaha, ubwo sinamenye uko natwaye inda mbyara umwana ukurikirwa n'izi mpanga. Noneho umwana mubyaye nabonaga ko ari we muhererezi, nabonaga ko tutazongera no kubyara, kuko narosaga nkageza mu myaka 5. Ubwo rero birangije mbona uwo mwana nkimara kumubyara, umwana arakura agira imyaka 6. Amaze kugira imyaka 6 nari nzi ko byarangiye, nta wundi mwana nzabyara. Ubwo rero nibwo nagiye kubona mbona ndatwite, ngiye kubyara mbyara impanga. Ntabwo nazibyaye neza, ko icyo gihe nabayeho mu buzima bubi, nabwo ntwite izo mpanga. Ubwo nkagira ngo wenda n'inyamaswa indimo mu nda, kuko sinari nzi uko babyara impanga cyangwa batwita impanga. Ubwo birangije kubera n'ubukene no kutagira icyo ndya, nkajya niyirirwa ku mbuga gusa nicaye, nirirwa nta kintu mbasha gukora. Ubwo Imana ingiriye neza, ngiye kwipimisha barambwira ngo ngiye guca mu cyuma. Ubwo ngiyeyo barambwira ngo utwita abana 2. Birangije rero ubwo baje kuma transfert, ko nipimishije indi kuze yujuje amezi 9, kubera nta na mituweli twagiraga ku munota wa nyuma. Mbese nta n'ikiciro twari dufite inaha, nanize kujya kugisaba, ubundi barakima. Noneho ndaza mbona inaha barakimpaye, duhita tubona umugira neza twishyurira mituweli. Ubwo rero nibwo nagiye kwa muganga, bahita bambaga abana babanteruramo.
kuko ngo wabyaye impanga waripimishije inshuro imwe gusa. nipimishije rimwe ryonyine. Nkitwite nyine numvaga, kuko umwe ngo yari yicaye undi acuramye kubera n'amazi yo kwiriba sinayanywaga. Ubwo rero aho mbyariye izo mpanga, cyakora nakomeje kubona abakorerwamo n'umwuka w'Imana bakajya babasha kuwufasha mu buryo bwose bushoboka, ari akambaro bakampa n'icyo kurya bakampa, mbaho muri ubwo buzima. Ubu byifashe bite? Ubu nyine ndaho gake gake muri ubu buzima. Urumva rero usaba iki abadukurikiye? Jyewe nabasabaga ubufasha kugira ngo wenda mwambere umuvugizi tukaba twabona ahantu ho kuba, tukabona aho kuba. Tubonye aho kuba byonyine, ngewe nubwo nabona aho kuba, aho nyingi ku musaya, ni ukuri byamfasha. Murakoze. Deep Secret TV, amabanga y'urugo n'imyidagaduro.